Murakoze. Amazina yanjye yitwa Julius Mazimaka, nkaba ndi umwarimu muri Action College, imwe mu mashuri akunzwe cyangwa akomeye muri kino gihugu. Nje kubabwira bimwe mu bimenyetso cyangwa muri rules umunyeshuri ashaka kuba yagenderaho kugira ngo abashe gutsinda ikizamini. Tugiye gutangira. Umunyeshuri kugira ngo ajye mu kizamini agomba kuba yiteguye. Ibyo ni ibintu byumvikana, ariko yitegura gute? Umunyeshuri agomba kuba yiteguye ku mpande zose. Kuba yiteguye ku mpande zose tuvuga ni ukuvuga ngo umunyeshuri agomba kuba yarize imodoka bihagije. Ndavuga kuba yarize parking, yarize amakona, yarize circulation, yarize buri kimwe cyose ndetse na demarrage. Umunyeshuri kugira ngo ajye mu kizamini rero, ni ukuvuga ngo iyo agiye mu kizamini, ubwo ndahera ku makona. Kugira ngo abashe gutsinda amakona ni ukuba yarize amakona ku buryo iyo mwarimu amurekeye imodoka ashobora kuba yakwicara mu makona akayacamo neza nta kona rimwe agonze. Bitangira gute? Umunyeshuri yagiye guca mu makona, ubwo ndavuga iyo atangiye ikona, kugira ngo uricemo duca haruguru y'amakona, ukagenda gake witonze, ukaringaniza urutugu rwawe n'ikona. Ariko hagati y'urutugu y'imodoka n'ikona hagomba gusigamo byibuze nka metero imwe hagati y'imodoka n'ikona. Iyo metero imwe niyo iguha kugira ngo utaza guca ku ikona ngo ipine ry'inyuma rigonge. Iyo uringanije urutugu rwawe n'ikona, ukata imodoka yose ibumoso, ugenda nanone ushaka ko urutugu rwawe ruringana hagati y'ikona ribanza n'iryo hepfo. Urwo rutugu ibonye biringaniye urahagarara ugakata amapine yose iburyo. Umaze gukata amapine yose iburyo, ukoresha televiziyo y'ibumoso ugenda ikoresha ushaka uno murongo wo hepfo ariwo mubona, ukagenda wamara kuwubona neza ugahagarara. Wa murongo wabonye ibumoso uguha n'umurongo wa ruguru iburyo. Iyo ubonye imodoka irimo hagati rero ugorora amapine. Wamara kugorora amapine ugasubira inyuma ariko ureba ikona rya nyuma. Ni ukuvuga ngo ikona rya nyuma iyo urireba, iyo ubona urimo kurisatira ukata iburyo akantu gato, ka kantu wakase iburyo ukagarura mu mwanya wako hagati. Iyo ubonye urimo guhunga ikona harimo kuzamo gap nini cyangwa umwanya munini, ukata ibumoso akantu gato, ka kantu gato kagarura vola hawe hagati. Iyo ubonye udashobora kuba wagonga ikona ryawe harimo umwanya uhagije n'urugohe umwanya uhagije imodoka itagonga, urakomeza ukagera inyuma ugahagarara. Ayo ni amakona. Kuri parikingi nayo ibisobanuro byayo ni formule. Imodoka ifite ahantu yagenwe guterekwa kugira ngo umunyeshuri aze gutangira parikingi ye. Parikingi uringaniza rotorovizeri y'imodoka n'agati ka mbere ka parking. Hagati ya rotorovizeri n'agati ka parking santimetero 40. Izo santimetero 40 uzibonye ukata imodoka yose ibumoso. Iyo ukase imodoka yose ibumoso ujya gushaka ibiti bibiri. Iyo umaze kubona ibiti bibiri muri rotorovizeri y'ibumoso urahagarara ukareba umura amaso ukareba hakurya kuri televiziyo y'iburyo, ukabona ko ufite agati kamwe. Kagati kamwe rero niyo parking. Iyo ukabonye neza nk'uwakagonga ugorora amapine. Ariko iyo ubonye hagati y'imodoka na kagati harimo umwanya ku buryo usubiye inyuma wagaca ku ruhande, iyo parking ntabwo bishoboka. Aho ugomba kuwukaraba nk'uwakagonga. Iyo ukubonye nk'uwakagonga rero urahagarara ukagorora amapine, ukagenda ugateraho imodoka, ya matako y'imodoka akageraho, yakagezeho utangira gukora manevure zawe imbere inyuma. Kandi uko uhinduye vola ni nako uhindura vitesse. Ni ibintu bijyana. Hindura vola, hindura vitesse, hindura vola, hindura vitesse. Iyo ukoze bigize nka manevure ya gatatu cyangwa manevure ya kane, ureba isaha y'imodoka n'agati ko hagati ko biringaniye. Iyo ubonye biringaniye neza biri parallel, ugorora amapine. Wamara kugorora amapine ukareba ko umwanya w'imbere n'inyuma bingana. Iyo bingana cyangwa iyo bitangana uringaniza umusego w'intebe w'inyuma aho akira bicara na kagati twabonye duteraho imodoka. Ubona biringaniye, ubwo umwanya w'imbere n'inyuma bingana, ugahita uvuza ihoni. Iyo uvugije ihoni bahita bakwemera ko imodoka irimo cyangwa itarimo. Yakwemera ko imodoka irimo, n'ubundi ukora manevure zo gusohoka, ariko kubanza ukajya inyuma akantu gato amapine akigoroye. Iyo ni ubusobanuro bwa parking. Ibyo nari maze kubasobanurira bijyanye na parking tugiye kubishyira mu bikorwa kugira ngo buri muntu wese abone uko bikorwa. Twatangira. Iyo ugeze mu modoka, ikintu cya mbere ubanza ukambara sentire nk'ibisanzwe, kuko ntabwo ushobora kujya muri parking cyangwa guca mu makondo cyangwa hariho hose, ugomba kubanza kwambara sentire. Icyo ni icya mbere.
icya kabiri ureba ko imodoka iri muri puwemol, ukayishyira muri puwemol gisanzwe wenda harimo vitensi, ukayishyira muri puwemol. icya gatatu ukandagira ambuyaje hasi cyane na feri, ugacana imodoka yawe. Tugiye gutangira pakingi. Sitepu ya mbere, imodoka uyisanga iparitse hano kuko yagenwe guparikwa hano igihe harimo ikizamini cyangwa ugiye gukora ikizamini. Urahaguruka ukagenda, ikintu cya mbere ugenda ureba rotorovizeri yawe y'iburyo. Rotorovizeri yawe y'iburyo igomba kuba iringaniye n'agati ka mbere ka pakingi ariko gahera. Ukagenda gake gake witonze, kugenda gake gake witonze ugenda wegera gake gake. Noneho hagati ya torovizeri n'agati ka mbere ugomba gusigamo santimetero 40. Santimetero 40 ni izi ngizi mubona. Ni ukuvuga ngo hagati ya torovizeri na kariya gati ni santimetero 40 ari izi ngizi ubona. Iyo umaze kubona ubiringanije neza, ukata imodoka yose ibumoso, ukayikata witonze. Noneho amaso yawe uyahindukiza muri torovizeri y'ibumoso, ukareba ko itunganye neza. Bidatunganye ukayitunganya neza kugira ngo uze kubona bya biti byawe bibiri. Ukagenda gake gake witonze, ukagenda gushaka ibiti bibiri. Ukagenda igiti cya mbere ukakibona, ukakihorera. Wabona ko icya kabiri ugahagarara. Umaze kubona ibiti bibiri, ureba hakurya ko ufite igiti kimwe. Cya giti kimwe niyo parikingi tugora amapine. Hano muri torovizeri y'ibumoso ubona ibiti bibiri, iy'iburyo ubona igiti kimwe. Warangiza ukagorora amapine witonze. Nimaze kugora amapine, ushyiramo rivansi, ugafata vola yawe neza, ukagenda gake gake, ukagenda ureba ka gati kawe, ukagenda neza ukareba, ugenda gake gake, gake gake witonze. Noneho amatako y'imodoka iyo agezeho urahagarara. Umaze guhagarara ukareba ko n'ibumoso kagati kagezeho. Umaze kubona ko utagonze, utangira manevure zawe. Ugatangira ugakata imodoka yose iburyo, ukajya imbere akantu gato, ugahagarara, ugahindura amapine. Uko uhindura amapine, guhindura amapine bijyana no guhindura vitesi. Ugashyiramo rivansi yawe, ukajya inyuma akantu gato. Ushatse ukoresha netriyeri, ariyo ya yindi ya sayidi mira yo hejuru, ukayitunganya neza. Ushatse urayikoresha, ushatse ureba inyuma gutya, nabyo biremewe byose mu kizamini. Ukagenda inyuma witonze. Ka kantu wagiye inyuma, parikingi dukoresha imbere akantu gato, inyuma tugakoresha ikintu kinini. Ukajya inyuma ureba muri netriyeri hejuru, ugahagarara, ugahindura amapine. Guhindura amapine bijyana no guhindura vitesi. Twabonye yuko iyo uri muri pakingi ukoresha imbere akantu gato, ukajya imbere akantu gato, ugahagarara, ugahindura amapine. Guhindura amapine no guhindura vitesi. Ukareba muri netriyeri yawe, ukagenda inyuma witonze, ugahagarara, ugahindura amapine. Guhindura amapine ari no guhindura vitesi. Ukajya imbere akantu gatoya, uhindura amapine. Uhindura amapine ari nako uhindura vitesi. Ugahagarara, uhindura amapine, uhindura na vitesi. Noneho iyo ubona imodoka igiye kujya nko muri pakingi, ni ukuvuga ngo habura akantu gato, ni ukuvuga ngo urihengeka ukajya gushaka isaha n'agati kawe. Iyo ubonye isaha yawe y'imodoka n'agati ko hagati biringaniye, ubwo tugiye kubishaka. Tujya imbere akantu gato, iyo turebye neza gutya turabona habura akantu gatoya, tukabona biraringaniye. Iyo biringaniye ugorora amapine. 1, 2. Umaze kugora amapine, ureba ko umwanya w'imbere n'inyuma bingana gute. Bingana iyo uringanije agati ka 4 n'intebe y'abakiriya bicaraho. Tugasubira inyuma akantu gatoya kugira ngo biringaniye neza, tukamakinga shuwa neza ko amapine agoroye. 1, 2, amapine gutya agoroye. Tugasubira akantu gatoya, waba uri shuwa neza ko amapine agoroye, wumva ko pakingi yagezemo. Ubwo umupolisi aba ari hanze ategereje ko uvuza ihoni. Uvugije ihoni
araza agacekinga akareba ko imodoka irimo, yasanze imodoka irimo agahita imodoka isohora. Gusohora imodoka mu buryo bukorohera buri umwe uwo ari we wese, kubera ko parikingi tuyikora dusoza parikingi twagiye imbere akantu gatoya kugira ngo turinganize wa musego wacu w'inyuma na ka hagati, tugasubira inyuma akantu gato amapine akigoroye, tukareba inyuma aho tugiye akaba gahagije, tugakora manevure zo gusohoka, tukata imodoka ibumoso tukajya imbere akantu gato, kuko gusohokera rimwe ntabwo byemewe. Wisohokeye rimwe kagati twabonye kabanza kuri parking, isohokeye rimwe urakagonga. Yo gusaba kujya imbere akantu gato ugahagarara ugakora indi manevure yo gusubira inyuma, ukajya inyuma nanone uriya muri neteriyeri yawe kaba gahagije gatoya, nako ugahindura amapine, guhindura na vitesi, ukajya imbere akantu gato mu rwego rwo kugira ngo kwirinda kujya mu kagati utaza kukagonga, urongera ugasubira inyuma. Inyuma ureba muri eteriyeri, ureba na sayidi mira y'uburyo kugira ngo utaza kugonga agati kari ko kose. Warangiza ugasohora imodoka yawe, ubu ni bwo buryo bakubera kugira ngo parikingi ugasohoka neza witonze, parikingi ukaba urayitsinze. Ubwo ubusobanuro bwa parikingi murakoze. Sirikirasiyo ni ibintu byorohera buri umwe uwo ari we wese, kubera ko sirikirasiyo niyo kujya mu muhanda. Ikintu cya mbere, iyo mu gihe cy'ibizamini iyo ugiye kujya muri sirikirasiyo ugomba kuri mu modoka witeguye umupolisi ko agiye kuza. Ikintu cya mbere, umupolisi akinjira mu modoka cya mbere na mbere uramusuhuza. Icya kabiri, umaze kumusuhuza uramusaba ngo afande ambara sentire. Iyo amaze kwambara sentire aguha uburenganzira bwo kugenda. Mbere yo kuhaguruka ugiye muri sirikirasiyo ugomba gushyiramo ikinyoteri cy'ibumoso cyerekana ko ugiye guhaguruka. Iyo umaze guhaguruka wagishyizemo ugikuramo ukagenda. Wagera amahuriro y'imihanda bisaba ko ugiye kwinjira mu muhanda nyabagendwa, urahagarara ukabaza, kuko mu kizamini ntabwo ubuze ahantu ugiye kwerekeza. Umupolisi ashobora kuba agiye kwerekeza iburyo, wowe ugashaka kujya ibumoso kandi ari bidashoboka, ahubwo ugomba kumubaza. Uramubaza, afande turerekeza he? Akahakubwiye. Yakubwiye ushyiramo ikinyoteri cyerekana aho hantu ugiye kujya. Ikizamini rero buri kantu kose umupolisi agusabye, nawe ubwiye guhagarara iburyo bw'umuhanda, ubwo ni ikinyoteri cyerekana ko ugiye guhagarara iburyo bw'umuhanda, ariko ukabanza ukamenya neza ko aho hantu hemerewe kuhahagarara. Iyo utemerewe kuhahagarara, urugero ashobora guhagarika ahantu hari icyapa kibuza guhagarara ahantu, iyo bitemewe umubwira ko bitemewe. Iyo akubwiye ngo uhagarare imbere y'igipangu, ni urugero, imbere y'igipangu ntabwo byemewe mu gihe cy'ibizamini, umubwira ko bidashoboka. Ni ukuvuga ngo ahantu hose agusabye ko uhagarara hatemewe, umubwira ko bidashoboka. Ariko iyo aguhagaritse ahantu ubona ko hatari icyapa kibuza aho hantu, hatari igipangu cyangwa buri kintu cyose kibuza ahantu kuba wahagarara, urahagarara. Niba akubwiye iburyo ugashyiramo ikinyoteri cy'iburyo, wamara gushyiramo ikinyoteri cy'iburyo ugahagarara, kandi ugahagarara neza utagonze borodire cyangwa utagonze umurongo werekana ko aho umuhanda urangirira. Ugahagarara neza, wamara guhagarara ugashyiramo danje cyangwa double kinyoteri. Iyo ushyizemo double kinyoteri utegereza ko akubwira, kandi iyo uhagaze umekinga ashobora ko harimo vitesi ya mbere, kuko ashobora guhagarika urimo vitesi ya kabiri, ya gatatu cyangwa iya kane. Ni ukuvuga ngo akiguhagarika ushyiramo vitesi ya mbere. Iyo aguhaye uburenganzira bwo gukomeza ukagenda, ya danje uyikuramo ugashyiramo ikinyoteri cy'ibumoso uko twabibonye hejuru cyerekana ko ugiye guhaguruka. Iyo ugiye guhaguruka ukagishyiramo ukagenda, wamara guhaguruka ukagikuramo ukagenda. Iyo niyo sirikirasiyo y'ikizamini. Hari manevure ukoresha mu muhanda, izo ni ibintu byose bisaba kuba warabyize, ariko icyo ngamije kubabwira ni ukuvuga ibyo mbabwiye haruguru byose, haba parking, haba amakona, haba sirikirasiyo, haba demarage. Nkatwe Action College twahageze turi igisubizo cyanyu kugira ngo tubafashe buri kintu cyose cyerekeranye n'ikizamini, turakibafashamo kandi neza. Ari nayo mpamvu mubona hano hari abantu benshi batuganiye, kubera ko dufite ibikoresho bihagije, yaba mu modoka, yaba ibibuga byiza, yaba parking nziza, yaba amakona meza. Rero nimutugane tubakire kandi tubahe buri kimwe cyose mwifuza. Murakoze.